nawe icyo nshaka gushimangiraho nuko abarimu bari basanzwe bigisha bafite A2 ntibumve yuko kuri bo hari ikigiye guhinduka wabura akazi cyangwa iki oya bazakomeza bigishe ahubwo na yes tubahaye ikaze kandi turabakunda cyane. Iyi ni Shema World TV ngiye muri kumwe ndetse mugiye no kubana ni Alexis. Ese wabuzi neza ibyo REB iri guteganya n'icyo igiye kugenera abarimu bigisha primary cyangwa bafite AD kugira ngo bajye kuri level ikenewe cyangwa ku isoko ry'umurimo babone AE cyangwa A0? Icyo usabwa no gukurikira Shema World TV ndetse ugakora subscribe niba aribwo bwa mbere uje, ukanakora like niba warakoze subscribe kugira ngo no video igere kuri benshi kandi bose babone amakuru ku gihe. Byose rero n'ahandi wabisanga uretse kuri Shema World TV. Icyo usabwa no gukomeza kudukurikira. Reka amakuru yacu rero tuyahere hano tunarebe ibigize bino maze kubabwira ukuntu abarimo bagiye gufashwa bakabona AE ndetse na A0 kugira ngo bakomeze bigishe primary, ndetse abari bafite AD abakuriraho impungenge bitewe nuko hari icyo Ministry Dr. Joseph Nsengimana yavuze ubwo yatumirwaga n'itangazamakuru RBA, ndetse anabasobanurira byinshi ku bijyanye n'impinduka mu burezi uno mwaka 2026-2027. Harimo impinduka nyinshi zigiye zitandukanye ariko zose turagenda tuzireba, gusa turibanda kuri imwe kuko niyi tureba ndetse ni nayo nabanje kuvugaho, ni nayo tugiye kurebaho. Ikintu cya mbere yavuzeho cyangwa impinduka muri uyu mwaka 2026-2027, impinduka ya mbere nuko amafaranga y'ishuri yiyongereye, ndetse kuva muri primary no kuva muri pre-primary no kugeza secondary kubiga barara nabiga bataha. Ni ibintu rero by'impinduka muri uyu mwaka cyangwa bishya 2026-2027 umwaka w'amashuri. Rero byinshi yabisobanuyeho, anagenda avuga details, avuga uko amafaranga yagiye ava ndetse naho yagiye agera bitewe nuko hari amwe batangaga ndetse nayo bagiye kuzajya batanga. Byinshi yagiye abivugaho rero. Niba ushaka ibyo yavuze cyangwa ibyegeranyo ku bijyanye n'ibyo yatangaje kuri Shema World TV niho biri, amavideo uragenda uyahasanga, birasaba yuko ugenda ukurikira video zose ziriho. Icya kabiri rero mu mpinduka zabayeho nuko abarimu mu gihe kizaza bigisha primary bagomba kuba bafite AE cyangwa A0, ni nabyo ngo bikenewe ku isoko ry'umurimo. Ni muri ubwo buryo rero yanavuze yuko uyu mwaka w'amashuri abana bagomba gutangira kwiga mu bigo nderabarezi TTC nkuko dusanzwe tubizi, aho kugira ngo bajye biga imyaka 3 ngo bagiye kuzajya biga imyaka 5 basohoke bafite AE. Nyuma yaho y'icyo cyiciro hazabaho gutegura ikindi cyiciro cy'aba A0 nabo bige imyaka 5, bizafata imyaka 10 kugira ngo ibyo bigerweho. Gusa ariko twebwe mu kanya turareba kuri ino ngingo ya kabiri uburyo abarimu bagiye gufashwa kubona AE banabone A0 ku basanzwe bakora bafite AD. Yakomeje anavuga yuko none capitation cyangwa icyo twakwita amafaranga agenda ahabwa ibigo kugira ngo biyunganire mu byo bagenda bakenera mu kazi, yuko nayo yiyongereye kubera yuko ibiciro biri ku isoko nabyo byiyongereye. Ni impinduka rero ku bijyanye na capitation grant igenda ihabwa ibigo ndetse n'amashuri kugira ngo bigende bibafasha haba mu gusana cyangwa mu kuba bagira ibikoresho bagura bigenda byunganira ikigo. Indi mpinduka 2026-2027 yabaye mu burezi ni ingengabihe y'amashuri, cyane cyane muri primary niho bikunze kuboneka, ndetse haba secondary ku mashuri yiga ataha n'amashuri yiga arara naho harimo impinduka nyinshi zitandukanye. Ingengabihe hano iravuga yuko cyane cyane muri primary yuko abanyeshuri bazajya biga bakava mu gitondo bakageza saa 9:30 biga bari mu ishuri cyangwa biga bakurikiye mwarimu. Noneho kuva saa 9:30 kugeza saa 11 abana bakaba bari muri co-curricular activity, aho no kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane. Noneho ku wa gatanu umwihariko hari nuko abana bo bazajya bataha saa 9:30, noneho abarimu bakajya muri CPD. CPD nicyo bita Continuous Professional Development. Icyo ngicyo nicyo abarimu bazajya bakora ku wa gatanu kuva saa 9:30 kugeza saa 11 abana ariko bazajya baba batashye. Aho ngo yasobanuye yuko ari mu buryo bwo kugira ngo birinde yuko abana hari ibyo bangiza, abarimu bose bagiye muri speed, kandi ngo hanagaragaye yuko abarimu bamwe na bamwe bajya muri speed hakagira abandi baba basigaye bari occupation ku bana kugira ngo batagira ibyo bangiza cyangwa bacunge discipline. Rero babifasheho umwanzuro bavuga yuko abana bose
yose saa 9:30 kuwa gatanu bazajya bataha, noneho abarimu bakajya muri CPD ihera saa 9:30 ikageza saa 11. Ni muri ubwo buryo rero guhera kuwa mbere kugeza kuwa kane amasomo biga bakurikiye mwarimu azajya arangira saa 9:30, noneho nyuma yaho hajyaho co-curricular activity, ubundi buryo bwo kwiga bufasha abana kugira ngo bumve neza bimwe bize bakurikiye mwarimu. Nubwo buryo rero ni nizo mpinduka zagiye ziba mu burezi zigiye gutangirana n'uyu mwaka kuva kuri 7 z'ukwa 9 2023 kugeza kuri 2 z'ukwa 7 2027, aho umwaka w'amashuri uzaba ushoje wa 2023-2027. Nibyo rero byagiye bigaragara mu mpinduka z'uyu mwaka ndetse bigiye gutangirana n'uyu mwaka. Gusa icyo twarebyo cya kabiri kijyanye n'uko abarimu bagiye gufashwa kugira ngo babone AE ndetse banabone A0. Ntabwo ibingibi tubitindaho cyane, ni mwiyumvire uko Dr Joseph Nsengimana Minisitiri w'Uburezi nawe yabivuzeho. Nawe icyo nshaka gushimangiraho nuko abarimu bari basanzwe bigisha bafite A2, ntibumve yuko kuri bo hari ikigiye guhinduka wabura akazi cyangwa iki. Oya, bazakomeza bigishe, ahubwo nabo tuzashyiraho porogaramu zo kubafasha kugira ngo nabo bazamure ubumenyi bwabo. Ikigamijwe ahangaha ni ukuzamura ireme ry'uburezi, ni ugukorana n'abarimu n'aba head teachers kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, tubongere ubushobozi kugira ngo batange nabo bagire icyo batanga kijyanye n'ibyo ngibyo. Ndageraho turi no gusoza mbahe ingengabihe, niyo mpamvu harimo benshi bumvise ngo 2 z'ukwa 7 2027 nibamenye yuko ariho umwaka w'amashuri uzasozwa. Byose n'ibizamini bya leta bigomba kuzahita bitangira gukorwa, ndetse nyuma yaho hakaba hazajyaho icyo twakwita grand vacances cyangwa ikiruhuko kinini cy'amezi 2. Ikindi rero reka twirebere ku mpinduka ya kabiri kuko niyo ireba abarimu bigisha primary cyo bafite AD bagiye kuba bafashwa kugira ngo babone AE cyangwa A0. Ibyo ngibyo rero nk'uko Minisitiri Dr Nsengimana Joseph yakomeje abisobanurira itangazamakuru ndetse akomeza no kubivuga, yavuze ko abarimu basanzwe bakora bafite AD nibagira impungenge kubera yuko hari uburyo bagiye gufashwa, haba mu ubwo buryo bwa speed cyangwa muri learning, mu buryo bagomba kuba bakwigishwa cyangwa byinshi by'amahugurwa bagenda babona bari mu kazi kugira ngo babe babasha kuba babona nabo izo mpamyabumenyi, bitewe nuko baramutse bagiye kuvuga ngo barirukana abarimu ni benshi, ntago babona abarimu bahita abarimu bababura. Gusa ariko banakangurira buri mwarimu wese yuko yagiye AE akagira niyo A0, bibaye byiza buri wese yafata ya mbere akajya kuyishakira, nta muntu ubimuhase cyangwa undi ubimugiremo inama, ahubwo ari umutima nama we ubimugiremo inama. Ikindi rero nanone cyanyuma ahangaha ngira ngo nanababwire nk'uko nakomeje nanabivuga, hari addition point cyangwa ikindi cyuko school calendar 2023-2027 cyamaze kujya out ndetse iranatangazwa. Dore rero uko iteye kugira ngo mu kwa 9 abarimu, abarezi ndetse n'abandi bashamikiye mu burezi bajye kwigisha cyangwa bajye mwitangira ry'amashuri bari standby cyangwa bari stable. Igihembwe cya mbere cyangwa first term izatangira ku itariki 7 z'ukwa 9 igeze 18 z'ukwa 12 2023 muri uyu mwaka turimo. Igihembwe cya mbere kizarangwa n'ibyumweru 15, noneho twimukire mu gihembwe cya kabiri cyangwa second term yo izagirwa n'ibyumweru 13, itangire kuri 4 z'ukwa mbere igeze kuri 2 z'ukwa 4 2027. Ahangaha ni mu gihe hazabaho kuruhuka ibyumweru 2 ndetse n'igihembwe cya mbere naho hazabaho kuruhuka ibyumweru 2. Noneho mu gihembwe cya gatatu ho hazigwa ibyumweru 11 kizahera ku itariki 14 z'ukwa 4 kugeza kuri 2 z'ukwa 7 2027. Aho niho handi n'uno hazatangira gukorwa exam banakuruzinga umwaka, noneho habeho no kuba hajyaho grand vacances ndetse habaho noneho no kuba hatangazwa amanota nyuma y'ibyo byose. Ahangaho ho habaho kuruhuka amezi 2, nago habaho kuruhuka ibyumweru 2 gusa. Ariko nago bivugwa yuko habaho kuruhuka, ahubwo habaho kujya mu kindi gice cyuko haba hagiye gufashwa abana batsinzwe. Nkuko tubizi hariho icyo bita remedial session, ngaho niho hahandi abarimu bagenda bafasha abana ndetse n'abarezi muri rusange kugira ngo babe babasha kuba nabo bazimuka cyangwa babona amanota yabimura mu mwaka ukurikiyeho. Nagari igihe cyo kuruhuka rero nkuko Minisitiri yakomeje abisobanura, ni igihago cyo
gufata ikindi gihe cyo kwiga cyangwa cyo kuba hari bitaragenze neza byo gukosorwa no gukora plani y'umwaka w'amashuri utaha. Biragaragara rero yuko ndetse Remedio yakomeje kuba hari byinshi yakomeje iteza imbere. Iki kintu kitaraza abenshi bumvaga yuko Remedio nta musaruro igomba gutanga, ariko Remedio itanga umusaruro, babana bafite munsi ya 50 bakaba babasha kubona performance ndetse n'amanota meza, bakaba babasha kujya mu mwaka ukurikiyeho. Ibindi dukomeze duhure ndetse dukomeza tunajoininga Shami One TV, dukomeza tunayikunda ndetse tuyikundisha n'abandi, dusharinga ino video kugira ngo igere kuri benshi. Yari Alexis, dukomeze tubane hano. Ciao ciao.